mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri, umutima uzatuza, umucyo uzaba mwinshi niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Kandi ntitwibagirwe yuko tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera Mana Data. Haleluya, 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 haleluya. Imana himbazwe cyane mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Twongeye gushima Imana yatwongera iminsi yo kugira ngo tuvuge ijambo ryayo. Imana ibishimirwe. Turabashimiye mwese mugenda mukurikirana ijambo ry'Imana, kuricaro gutagwa n'Imana TV. Imana ibahe umugisha cyane, ibagire neza. Njye mbabwira ngo nta kintu cyagutabara atari Imana. Imana himbazwe cyane. Turagarutse nubwo tumaze iminsi tutatangaza ibyanditswe byera, ariko twongeye kugira ubuntu imbabazi nyinshi kugira ngo dutambutse ubutumwa twari twarabasezeranyije y'amabanga ya Satani. Rero ni umwanya mwiza kugira ngo muzatega amatwi cyane 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 cyane, muzumve kino kiganiro cyangwa ubutumwa bwa Yesu, nta bintu bibasakuriza, kuko tugiye kumena amabanga ya Satani. Tugiye kumena amabanga ya Satani, tugiye kubitona ubwa mbere, tugiye kubitangaza ku YouTube, kuko twabitangazaga ku nsengero zitandukanye, ariko nicyo gihe cyo kugira ngo tubitangaze mu isi yose, kugira ngo bumve imigambi ya Satani urwanya itorero rya Kristo. Ariko ntimugire ubwoba, no kugira ngo ujye nawe mbe maso, kugira ngo tumenye ko umwanzi akiduhiga, kuko Yesu yaratsinze. Kuko ijambo rivuga ngo uri muri twebwe aruta uri mu bisi. Imana ihimbazwe cyane. Rero Imana ihimbazwe. Umuririmbyi yavuze ngo n'umwana muto uzi gusenga ntazagira iki, ntazagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Ni mpamvu utagomba kugira ubwoba, ahubwo ugomba kubaho kuhumuka ku maso, kuko ino si yugarijwe n'umwijima utoroshye wa Satani, ariko umucyo wa Kristo uracyakora, imbaraga z'Imana zirahari z'Imana. Imana ihimbazwe cyane. Turabashimiye rero mwese, turabashimiye abagiye bakurikira ijambo ry'Imana kuri ino channel. Imana ibahe umugisha cyane. Mazina yandi nk'ibisanzwe Nyandwi Desire, umuntu w'Imana cyangwa umwana w'Imana. Turabana b'Imana bisumba byose, kwakuwe n'amaraso ya Kristo. Imana ibishimirwe. Nuko Imana ihimbazwe. Reka dusenge dushima Imana uyu munsi kabisa. Utega amatwi cyane, kandi ubutumwa buze kugira icyo buhindura mu bugingo bwawe, yaba ibyo wagenderagamo byatuma kugira ngo ni ibintu bisanzwe ubivemo bidakwiriye, kugira ngo ufate inzira nziza, kuko hano mu isi Satani yashyizeho inzira mbi zituma abantu barimo kuyoba bajya mu kurimbuka. Ariko Yesu arahari kandi n'utuburira, ari umwuka we n'ijambo rye. Mana turagushimiye kuri mwiza, wagize neza. Tugeze kuri notari cyo himbazwe Nyagasani Yesu. Waturinze, warenze ubugingo bwa benshi, warenze igihugu. Twihanganisha bari mu kaga n'amakuba, twihanganisha bari mu bigezo, twihanganisha bari ufite uburwayi. Abo bose imbabazi zimaze garuka bundi bushya, Imana ibakize barengere. Ngo mwuka rero turakwiyegeje ngo natwe tugiye neza, wumve guhinga kwacu no ubutumwa tugiye gutambutsa Nyagasani. Mwuka wera buyobore, kandi Nyagasani uzatume benshi bakanguka, kugira ngo bongere batumbire ijuru, batumbire Yesu. Imana ihimba. Tugwaye ikaze mwuka ngo natwe tugiye neza, tubyambaje byose mu izina rya Yesu Kristo nakoze Yesu. Amen. Imana ihimbaza. Turasoma igitabo cy'Abefeso. Pawulo yandikira Abefeso ibice 6 umurongo wa 10. Twihuse kugira ngo tugane ku ijambo ry'Imana. Tuyabiregeje mu ijambo ry'Imana mwese mwumve mikaze. Aho mu bihugu bitandukanye muri Amerika, muri Afrika, Imana ibahe umugisha. Tuyabiregeje mwese nubwo no mu makwani ibyago muri Amerika. Mwihangane ibibazo mufite, ariko mu ijoro hari Imana. Mu ijoro hari Imana ishoboye byose. Iyo ni ingaruka zo gusuzugura Kristo. Abantu banze kumvira Imana nyine bagiye Imana ijya kuzajya igaragaza ibimenyetso. Turano tumenyetso, ibindi biracyaza. Ntago ari hara gusa isi igiye gufatwa n'akaga gatoroshye. Abantu bamenye Imana barakabya. Yarabwiye ngo 2 gatatu umugabo w'umugabo nagasuzuguro. Kagabo kagembera kandi kataraza.
we data we tirabona batabye ngo Amerika irahirashize isi yose izashya ubu ya ni ikimenyetso cya mazuku kandi nagatonyanga mu nyanja. Imana ibafashe bagere neza abakihumeka mwongere mutumbirije umugarukira Imana. Ku ijambo ry'Imana bafeze 6 ibice 10 ibice 6:10 sorry habuze ngo uburyo bwo gutwara intwaro zose z'Imana zose urumva iyo habuze mwimwe ni ikibazo. Mwene data ufite intwaro zingahe? We data we murongo wa 10 hasigaye ibisigaye mukomere mu mwami mu mbaraga n'ubushobozi bwe bwinshi mwambara intwaro zose z'Imana kugira mubashe guhagara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani kuko tudakira n'abafite amaraso y'umubiri ahubwo dukirane n'ubutware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima. Mumvishe isi tubayemo isi y'iki? Isi y'umwijima. None namwe ngo iraryoshe ngo turayiserebuye yewe ngo mbega isi ryoshe ngo turi mu isi y'iki? Abategeka isi y'umwijima. None nawe ngo isi iraryoshe ngo isi iraryoshe ngo mbega isi ryoshe we. Umwijima uraryoshe. Y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagara mudatsinzwe ku munsi mubi. Kandi muhagara murangije byose mubashe guhagara mudatsinzwe muhagare mukenye ukuri mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza mukwesa inkweto aribwo butumwa bwiza bw'amahoro bubinteguza. Ubuno butumwa bw'integuza kuntegura nawe ukagutegura kwese agiye kuza integuza kandi ikigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera ingabo ushoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro mwakiraga kiza kabe ingofero mwakiraga inkota ariyo mwuka ariyo jambo ry'Imana musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Imana tujye neza mwakira ijambo ry'Imana muvuga ngo amen. Tushimire Imana. N'amagambo tugiye kuganira iminota mikeya tukavuga amamaga ya Satani tuyamena. Biravuga muri Petero avuga ngo ntimukajye muberekera Satani. Abantu barimo kuberekera Satani bisobanura kumuhishira. Abantu barimo guhishira Satani n'imikorere ye ukaya ngo baravukanye. Ariko ngewe nzamena amabanga ye paka ntago nzamuhishira uko byagenda kose. Imana Yesu azanshoboza yampamagaye yamaye isezerano ko ndagomba guhishira imigambi ya Satani. Igomba kujya kumugaragara guhishira umurozi akakumara urubyaro. Abantu bahishira Satani ntibamuzi ntibazi ubugome bwe. Paulo yandikira Abefeso itorero ryo muri Efeso. Paulo yanditse ibitabo byinshi kandi byiza nubwo abantu benshi babyanga kuko bivuga ukuri. Jambo rikari ni ukuri byahumetswe n'Imana. Imana ibishimirwe mu izina rya Yesu. Ngo ibisigaye mukomere mu mwami n'imbaraga n'ubushobozi bwe bwinshi. Turashimira Imana ko ifite ubushobozi bwe bwinshi. Imana ihimbazwe cyane mu izina rya Yesu. Muri ibyo byose mutware intwaro z'Imana zose. Nakubazaga ufite intwaro zingahe? N'ebyiri n'imwe nta n'imwe none ayo utagira n'imwe. Imana iguhe intwaro mu izina rya Yesu. Mwambare mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Mwene data ntabwo watsinzwe. Ingendo ugenda imyitware yawe ntabwo watsinzwe. Ntabwo watsinzwe koko. Ongera we uce bugufi hano. Ufite intwaro zingana gute? Izi ntwaro rero iyo umusika agiye ku rugamba atwara intwaro zose z'Imana igihugu cyamuhaye. Igihugu cyo mu ijuru intwaro zayo urazifite. Intwaro z'Imana harimo kwizera, harimo gusenga, harimo gukiranuka, harimo kwera imbuto, harimo kumvira Imana. Ni nyinshi. Utajya kugura imbunda bitemewe ngo ni intwaro. Hari abantu bakora mu mubiri kurusha mu mwuka. Muhagara mudatsinzwe buriganya bwa Satani. Utajya kugura intwaro ngo ugure icyuma ngo ufite intwaro ya Yesu. Reka. None wakubaza ngo ugende ukubita Satani umutere icyuma muvana he? Ni imyuka izenguruka isi izenguruka mu bantu.
ariko muri Yesu Satani arakubitwa, kuko niwe wamutsinze iteka ryose. Umwami Yesu ahimbazwe. Uburiganya rero bwateye mu bantu bwa Satani, nta kindi twanesheje uburiganya bwa Satani keka intwaro zose z'Imana. Abantu sigaye biyemera cyane yuko ngo bagezeyo banesheje. Reka da, urugamba ruracyakomeye, ruracyari isibaniro, ntaho turagera, turacyari mu ntambara. Niho Pawulo yavuze ngo dukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, kandi urugamba rugenda rwisubiramo kandi ruhindura isura kurusha ejo. Yego, abaguhigaga bariyongera. Uriya mwaka urangiye twari turi mu rugamba rutoroshe, n'uno mwaka turi mu rugamba rutoroshe twatangiye. None Amerika ntitangiye mu rugamba ngo kuzimya umuriro, ko Amerika irimo kugurumana. Hari ubwo yari ibizi se? Rero buri gihe cyose haza urugamba rutandukanye n'ubwo umuntu arangije. Nicyo binema abantu kwirara, abantu twariraye tugira ngo Satani yaricaye. Ahora azenguruka, araziritse, ariko ahora akora atuma intumwa zirahari. Ariko na Yesu afite intumwa, Imana ihimbazwe. Ntitubasha gukirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware bafite ubushobozi butegeka isi y'umwijima. Hano mu isi hari abategetsi bashyizweho na Satani, hari abadayimoni bategeka isi y'umwijima, bagashyira ibikorwa mu isi kandi ari ibya Satani birimo gutera imbere. Muze kubisoma, biranditse. Iyo umuntu avuze ukuri rero ngo uravuga abantu, ngo uramenyera. Ariko shaka kagere bana, ngo uvuga batarabonerega, muvuga byinshi ntacyo murabona. Yego sha, Amerika niyo kuvuga ntibyabuze, babuze n'icyo bavuga. Ntago dukirana toriboshi n'abafite umubiri, ni imyuka mibi n'abatware bategeka isi y'umwijima. Abatware ni abayobozi. Ijambo ryitwa umutware ni umuyobozi. Hano mu isi rero hari ubuyobozi bw'abadayimoni bwinshi kandi bujyanye abantu benshi kuzimu. N'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Iki kirere cya kabiri kibamo abamede n'amaperesi, imyuka mibi cyane. Habayo abakonikoni batandukanye bakoresha imbaraga za kidayimoni, bashobora gufata amasengesho y'abera, mbese bafata ikirere cy'abera, ariko imbaraga z'Imana zikinyuramo kubera ko twejejwe n'amaraso ya Kristo. Iyo umuntu yejejwe n'amaraso ya Kristo nta cyaha Yesu amurega, yejejwe, urasenga bikemera, ijuru rigafunguka. Imana ihimbazwe cyane. Tubanze guhaga tudatsinzwe. Abantu baratsindwa, barongera baratsindwa. Ngo duhaye dushikame tudatsinzwe. Abantu bahagaze baratsinzwe. Iyo umuntu yatsinzwe ni ukuneshwa. Rero abantu banze kwemera ko baneshejwe, bihagararaho. Ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe, mushikamye, mukenye ukuri, mwambe gukiranuka. Abantu bakenye ibinyoma birenze ukwemera. Naho yanga ibinyoma barabyejeje bigira n'amashami, kandi Imana ntibishaka kuri twebwe. Imana dushoboze mu izina rya Yesu. Yesu adushoboze mu izina rya Yesu. Uwiteka dushoboze kwambara intwaro zose. Intwaro y'ijambo ry'Imana gukiranuka, intwaro yo gusenga, abantu gukamuka gusenga kwareze, abantu ubwibone bwarabamaze, ibyaha byabaye mbese icukiro. Ariko Imana itugaruka bundi bushye turengere mu izina rya Yesu. Rero nuko amaso tugatwara intwaro zose z'Imana. Ubutumwa tugiye gutanga bw'ubwiru bwa Satani cyangwa amabanga ye tugiye kumena hanze, turajya tumusoma mu verisiyo y'ijambo ry'Imana, muzajya musoma aho byiye byanditse. Ubutumwa tumaranye imyaka myinshi tubutangaza, ubu bugiye gutambika kuri social media. Ni ubutumwa bureba umuntu wa Kristo cyangwa umuntu w'Imana, cyangwa umuntu ukunda ijuru cyangwa umuntu ushaka ijuru. Nawe wasinye kwa Satani ko atagomba kuzava kuzimu, yego ntago mureba. Bireba itoro rya Kristo cyangwa umugeni wa Kristo. Imana ihimbazwe cyane. Kandi ntago turabugira bwose, n'ibyiciro ni amabizodi.
episode ya mbere tugiye gutangaza, tugiye dukurikiza ya kabiri gutyo. Ubwo nibusozwa nibirebire cyane n'uburebure. Yego muzagire mu gukurikirana ko Imana izagiye isoboja tuzatubutambutsa. Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Rero iri jambo ruza neza ngo abategeka isi y'umwijima bashyizemo by'isi hano mu isi, uduhenda abana dutuma abantu barimbuka. Cyo bita ubuyobe. Hano mu isi dufite isi ebyiri. Hari isi ya mbere tutuyemo, hari n'isi y'abadayimoni ya Satani. Abadayimoni batuyemo. Rero iyo abantu badaha agaciro iyi si y'umwijima bararimbuka. Ntabwo bazi ubugome bwayo. Iyi si yo kuri ya kabiri Satani atema n'abadayimoni, nano mu isi ya mbere Satani ayikoreramo. Ni uruhererekane. None Satani akora hano mu isi y'umubiri, isi ya mbere Imana yaremye, abantu bumva nta kibazo rwose, reka babona nta kibazo. Ariko iyo abantu basenze begeye Imana bamenya imigambi ya Satani myinshi. Rero mwegere Imana, mweze dusenge, wegere Kristo aho uri, kuko Imana ibera hamwe icyarimwe. Nta hantu Imana itagusanga, nta hantu itakuvana. Eri ekide bonesta eri yazonema. Imana ihimbazwe mu izina rya Yesu. Rero twari intwaro zose z'Imana kugira ngo datsindwa ku munsi mubi. Buriya bwa Satani bwareze imyambi ya Satani ni myinshi. Niki gigukingi gituza? N'ubwirasi n'ubwibone byose bimaze iki? Ko Satani abuguhondana ahubwo. Nukwambara neza se, imyenda ihenze. Ibyo ntacyo bimarira Satani, ntacyo bimarira Yesu. Satani yaguteye ntacyo umurataho. Umurataho Kristo ijambo ngo mwiwirate yirate izina rya Yesu cyangwa izina ry'Uwiteka. Imana ihimbazwe cyane. Rero wongere wambare intwaro z'Imana zo gukiranuka zo gusenga. Wongere wegere Kristo kuko uburiganya bwarateye kandi abantu bahagaze baratsinzwe cyane. Baratsinzwe, baraneshejwe. Imana dushoze mu izina rya Yesu iduhe imbaraga. Haleluya. Ngo musengeshe umwuka iteka mu byo bwose bwo gusenga. Abantu bo gusengesha umubiri. Kandi iyo ngo turi wacu mu mubiri tuba turi kure y'Imana. Muraza kumva amabanga ya Satani ukuntu irimo kubuza abantu kugira ngo badasengera mu mwuka. Bumaze imyaka kandi ibyo byaranasohoye. Ibyo tugiye gusoma muno butumwa, ubwiri bwa Satani, amabanga ya Satani, harimo ibyo byasohoye, hari bitarasohora, hari izindi nama z'abadayimoni, ni byinshi cyane. Tuzagenda tubibagezaho rwose ko Imana izajya idushoboza. Ni byinshi cyane. Tuzavuga amabanga ya Illuminati, y'abafrimaso, abarozo kuruwa, ni byinshi. Iyo miryango ya Satani yose ikora hano mu isi byigambiye ku itoro rya Yesu. Ni byinshi cyane, ni byinshi cyane. Imyambaro ya Satani, inkweto za Satani nimwambara. Ntabwo muzi ko abantu bafite imyambaro ya Satani. We tata we. Abantu basigaye bamamariza Satani ukumirwa kabisa. Ngo kandi ngo ni abasirimu ngo bafite ubwenge, ubwenge se iki? Barabubuze ngo bafite ubwenge. Satani yabutwaye kera ngo bafite ubwenge. Ubwenge ni ukubaha Imana, ibindi byose ni ubusa. Muri yo biranditse mu basome 28 ngo kubaha Imana ubwo bwenge kuba mu byano kugira gute kujijuka. Nuvuga ngo abantu atava mu byano barinjije. Kandi Petero avuze ngo kera twari bubujiji. Hawugiye abantu bajya mu byaha by'ubujiji. Bakumva bafite ubwenge kandi bafite ubujiji. Bwareze rero. Tuzagenda tubisobanura kenshi cyane, tubibabwireho cyane kugira ngo musobanukirwe, kugira ngo mutazitwaza umunsi urubanza Yesu aje gutwara itoro. Kandi Yesu araje. Muri byavuze ngo ageze ku irembo ngo araje. Ageze ku irembo. Ibimenyetso byo kuza kwe birimo kugiye kwegereza kandi birahari. Imana idushoboze kuba maso mu izina rya Yesu. Nakwifuzaga nifuza kugira ngo Imana ibe intwaro zose z'Imana, kandi kugira ngo nayo intwaro z'Imana ziguhe mu izina ryo kunesha imigambi ya Satani n'iyo myuka mibi hano he mu ijuru. Kugira ngo iguhe ku uburinzi bw'abategeka isi y'umwijima. Abo batwara abayobozi kandi bahagarariwe na Satani barahari bareze. Reka dusomwe bw'iru kumena amabanga ya Satani. Turasoma page ya mbere ifite imirongo kugera ku 13, cyangwa dusome nk'amapaje 3 cyangwa 3 cyangwa 2 cyangwa 3.
tujye tubitangaza ni episode. Ariko uzajya ushaka gusobanuza ikibazo azajya yandika commentaire cyangwa yajya twandikira kuri WhatsApp, nimero iri ku kiganiro kwandika kuri WhatsApp cyangwa ukaduhamagara kugira ngo tugusengere. Nimero iri ku kiganiro rwose nta kibazo. Nta kibazo, Imana ibagire neza. Reka dusome rero amabanga ya Satani kugira ngo nge nawe dukomeze kuba maso ku bugingo Imana yaduhaye. Imana dushoboze mu izina rya Yesu. Itangaza Imana iha itorero ryayo kuba maso mu gakiza kawe, ibyaha by'abakozi b'Imana. Iyo ni titire. Inama Satani y'abadayimoni bikuzimu, nyanza yafatiwe muri yo nama yo kurwanya umugeni wa Kristo. Kurwanya umuki? Umugeni wa Kristo. Abefeso 6 guhera ku murongo wa 10 kugeza ku 20. Handi tumaze gusoma ngo gutwara intwaro zose z'Imana. Kuko ni urugamba. Iyo umuntu afite intwaro aba bishatse kuvuga ngo arogiye guhangana nawe. Ni urugamba rero. Ibyaha bikomeye bashaka guteza abakozi b'Imana, ibirimo ubwenge bw'abadayimoni. Murabyumvishe? Ibyaha bikomeye bashaka guteza abakozi b'Imana birimo ubwenge bw'abadayimoni. Ntimubizi? Ego yes, Imana idufashe, iduhe imbaraga idushoboza. Icyambere, kubateza gukunda amafaranga cyane. Icyo kirezi basigaye banikirwanira. Basigaye bagambana kuri amafaranga mato. Murabizi abantu basigaye barwanya amato, barwana bapfa amaturo. Ntimubizi? Bakarwanya bakagambanirana bapfa amaturo. Icyo nicyo cyambere, tubateze gukunda amafaranga cyane. Amafaranga azarekora. Kabiri avuga ngo iby'isi cyangwa impiya ni umuzi w'ibibi byose. Abadayimoni babazi ibyo abantu bakunda, bizatuma bibarimbura. Mubateze kudahuza mu murimo w'Imana. Ntimubizi ko abantu bashwara mu murimo w'Imana ngo nijye mfite amavuta, wahamagawe ryari, uhanura wigiye hehe? Ntimubizi ibyo? Ngaho bw'ibyo Satani yabakoreye inama. Mubateze amacakubiri. Ntimuze amatorero adajya ahuza, cyangwa abantu b'Imana badahuza. Nguriya yahamagawe na Satani, nguriya nta mwuka w'Imana. Yego baraho telefone batafite mwuka w'Imana, ariko si bose upfa kuvuga utahishuriwe uwariwe. Bakaba bakora umuntu w'Imana ariko ntibemerane. Tubateze amacakubiri. Cyo ni cya gatatu. Tuze ku cya kane. Mubateze ishari rinini kandi rikomeye. Ishari nini ni dubure, ni ukubyandi mashari. Rikomeye, nuvuga ngo rikomeye rifite imbaraga. Tujye basobanura gake gake. Mubateze mu gihe cya gatatu tugezeko. Mubateze kurwanira icya 10. Ngaho da. Hari abatanga cy'amatora atanga, abakristo batanga icya 10, abapaze bakarwaniramo. Kuko cyabaye cyinshi, amafaranga ari menshi. Iyo ni inama Satani yabakoreye. Muze kusekurana ngamagumi rwose. Imana irengeye toro ryayo. Mubateze intege nkeya tubone ko tubarwanya muri ibyo byose. Ubyo bitero byose imigambi ya Satani abakorera abantu b'isi b'Imana, kubateze n'intege nkeya. Ibyo byose basohorereho kandi byarabaye. No gusengera itoro rya Yesu. Mubateze imyumvire mibi. Abantu bafite imyumvire mibi, uravuga ngo ikimana igishaka ngo reka se ngo yansanga se. Ngizabanze isange. None se kikuburiye uzi ko atarese ugusanze urimo kukubwira. Abantu basigaye bateye kuko Imana iza kubabwira. Ni ikibazo kandi imyumvire mibi. Wabwira umuntu ngo Imana ishaka ibi ngo yakareka ngo byanditse hese. Mbese abantu bafite imyumvire mibi y'abadayimoni. Ubwo muburebaho Satani abakoreye inama. Mubateze kutumvira mwuka wera. Ntimwawuciye pastor. Warimo kunyumva ntago mwawuciye, mwasize igikorwa cya Satani mwarashohoje. Ubwo ni umurongo wa 8. Mubateze imyumvire, mubateze kutumvira umwuka wera wa mugabo, kuko ari wo utumenera amabanga. Turi gusoma amabanga ya Satani cyangwa kumena amabanga ya Satani. Ubutumwa biravuga ngo kwa maso cyangwa imigambi Satani afitiye itorero rya Yesu Kristo. Nibwo buno butumwa turimo gutangaza ku isi hose. Ngo mubateze kutumvira umwuka wa mugabo. Wa mugabo ni Kristo Yesu.
murebe amatora atemera mwuka wera ukuntu angana. Bazanye ngo ubwenge filozofi iraje bakoreho. Satani yarabapangiye. Ubure kuba maso ngo muraho gusa. Ngo kuba nutumena amabanga, mwuka wera nutumenyesha imigambi mibi ya Satani. Mwuka wera n'umutasi. Aratuzindukira. Akatumenya ibyo tutazi, none abantu bamwanze. Yo wanze umwuka wera wo ukunze Satani. Imana idufashe irengeye itorero ryayo. Mubateze gukunda ubutunzi bukomeye. Ubwo no gukunda iby'isi. Mubateze kudasengera mu mwuka, ahubwo mubateze gusengera mu mubiri. Muri ijambo Yesu yabwiye Umusamariya ko bagomba gusenga data no mukuru mu mwuka. Kandi hano turabisomye ngo musengere mu mwuka byose bwo gusenga. Iyo abantu basengera muri filozofi rero baba barimo guhamagara Satani. Ugasengera mbese mu cyubahiro cyawe, ugasengera ama confidence zawe utazi ibyo urimo mbese nk'uwirata, ugoze ubusenga ibiki. Ni uguhamagara abazima ahubwo. Abantu rero mwongere twegere Imana, Imana imbaraga z'umwuka wera bundi busha, kuko abantu barimo gukunda ibya Satani kurusha iby'Imana. Abantu gusengera mu mubiri byareze cyane. Satani ajya kumusengera mu mubiri azabavunagure kuko mutazi ibyo murimo, ibyo mwagiyemo. Kuko aziko ngiyo dusengeye mu mubiri nta makuru tumenya. Ntitumenya amakuru. Reka ntitumenya Imana dushima n'ibyo tugaya. Tutazi iyo tuva niyo tujya. Rero mu mubiri ni habi cyane. Ijambo rivuga ngo kandi iyo turi hafi ku mubiri w'Imana, iyo turi mu mubiri tuba turi kure y'Imana. Ko Paulo yavuze. Iyo turi mu mubiri tuba turi kure y'Imana. Rero abantu bagiye kure y'Imana begera Satani. Mubateze ibyaha byahiherereye kandi bibi bikomeye. Byahiherereye. Ibyaha byahiherereye. Ni mubizi? Abapanzi atakureba, ukudije atakureba, mbese nuko amarogi ni yabizi cyangwa handi n'ahandi. Ibyo byaha Yesu yabibonye. Ni imigambi ya Satani. Mubateze kwifuza ababaturira n'irari ryinshi, muzaba muwagejeje kure. Ukaturira nk'umuntu, mumakaturira nk'umugabo, wamara kumwaturira akahita kwifuza ahubwo ngo mujyamane. Ntibyeze, ukajya gusengera ahantu bakahita bagusambanyiriza ahubwo. Iyo ni imigambi ya Satani. Tugeze ku page ya 2. Bakozi banjye. Ubwo iryo jambo Satani avuga ngo bakozi banjye, Satani avuga kugira abakozi abadayimoni be. Bakozi banjye, mukomere bakozi banjye nimukomere muri ibyo bitero kugira ngo tubabuze kwinjira muri cya gihugu. Ubwo yabwiraga abadayimoni wodati badayimoni banjye cy'abakozi banjye, mukomerezaho iyi nama turimo gukora, ibyo mbahaye kondisiyo mu byuzuze kugira ngo tubabuze kwinjira muri cya gihugu. Cya gihugu ni iki? Cyo mu ijuru. Tegereza kuba Satani azi ko ijuru ribaho kandi yabayeyo, ariko wowe ukavuga ngo ntaribaho. Ariko Satani yobya nabi kabisa. Muri cya gihugu nuvuga ngo Satani agashaka ko njya mu ijuru cyangwa ujya mu ijuru. Bamaso remba amaso. Dutere amadini menshi yo ku isi. Mutere amadini menshi yo ku isi, muzaba muri kubikora neza cyane. N'abavuga wa mugabo ngo nashimwe, mubigumize mu kanwa kabo kugira ngo mubigumize mu kanwa kabo bagira ngo bazajya muri cya gihugu cya wa mugabo. Ngaho da. Mutere amadini menshi cyane. Ngo muteze amadini menshi ibyo bitero nyine. Ngo bavuga ngo wandi mugabo nashimwe, ngo bagiye ngo bahora bavuga ngo Yesu ashimwe, bajya ngo bazajya mu gikari batazajya. Kubera iki? Hari imitego ya Satani baguyemo. Ko abantu kwirira kwabo ngo kwihana ngo nibyemewe, ngo niby'abaturage ngaho. Hari abo twabonye bari gukorana natwe kugira ngo tubahe ubutunzi. Hari abantu bavuye kuri Yesu bagiye kujyana amasezerano na Satani.
ibyo bireze kandi murabizi. Iyo ni mission ya Satani. Tubahe ubutunzi tubanezeze. Abantu banezerwa n'ibya Satani, kandi Abaroma 15 umurongo bavuga ngo ntimuyinezeze kuko Kristo atinejeje. Ngahubwo tubikitegerezo nk'icya Yesu. None abantu babaye ikitegerezo cya Satani. We data we. Imana irengera itoro rya n'ukuri Imana. Tubanezeze. Ibyo unezerwamo wabivanye kwande? Wari muneza amatwi wabivanye he? Ibyo mvuga unezere kumva namoro wabivanye he? Mugende mubahe ubutunzi bwinshi babusamariremo. Uwo mugabo naza azasange bari mu munezero w'isi, babadusigire tuzaba tubaronse. Murabyumvishe? Birabanga iby'isi n'umuzi w'ibibi wo kurimbura abantu. None Satani abakora inama ngo kujya munezerwe mu by'isi bibahe pe munezerwemo. Yesu naza musigaye na Satani. Imana idufashe. Mubashiremo inyurabwenge ntibemere isengero z'uwo mugabo. We data we. Mwumvishe filozofi y'abadayimoni. Mubashiremo inyurabwenge ntibemere isengero z'uwo mugabo. Mbese isengero z'uwo Mwuka Wera ntibazemere bazirwanye paka, kuko zimena amabanga ya Satani. Ngaho abavuga ngo imigisha ibitangaza aho bashirireyo, ariko abavuga ngo bihana ibyaha mubarwanye. Ego Yesu. Ibyo ntibyeze ntibyasohoye. Mugende mubafatire amasengesho n'abadayimoni barasenga. We data we. Mubateze kuvangirwa kandi bikomeye. Mubateze kwishira hejuru. Ibyo ntibyeze. Mubateze kwifuzanya irari. Mubateze muri iyo misozi miremire barimo gusengeramo, kwa kuntu umuntu ajya gusenga mu misozi bagasambanirayo. Mubateze kutubaha no kutumvira abayobozi. Mubateze amakuba. Reba amakuba katazwe na Satani wanze urebe neza. Kutumvira abayobozi. Hari abantu bashumbwa n'abayobozi babwira ati uri mu biki wakwihanye wagenza gutya akanga kumwumvira. Ni Satani wakugiyemo. Paje ya 3. Ariyo tugiye gusorezaho. Ibindi tuzatubikurikiza cyangwa tutanga ikiganiro cyabyo. Nawe ngo dufite byinshi tuzatangaza byinshi cyane. Mwebwe mwe tayari mwumva ijambo ry'Imana gusa. Mwe maso mutumbire Yesu. Mbatumye mwisi. Ubwo Satani mo kugira abadayimoni. Mbatumye mwisi. Nzabahemba igiti. Kubahemba igiti cyangwa inkoni. Satani icyahemba. Ni igiti no kubafutakura. Mwe wowe Satani yatumye azaguhemba igiti. Kandi na Yesu akongeraho ikindi. Mubabuze kujya ku misozi, kujya gusenga. Abantu bego n'Umwuka Wera bagomba kuzwa kujya gusenga ku misozi, kuko bagira n'amabanga n'Imana isumba byose mu ijuru. Nabyo harimo imigambi ya Satani. Hari abajya ku misozi kujya gusenga, bajyanywe no gukora y'ibyaha. Hari nabi Imana ibishaka ngo bajye kwihamagara, ariko bagomba kubuzwa. Murabyumvisha neza? Imana idufashe. Mubabuze gusenga kugira ngo tuzasangire ibyago twabikiye kuri wa munsi. Yampaye nka Yesu. Hewe data we. Ayiwe Imana iturengere makagira Imana mwe. Ngo mubabuze kujya gusenga kugira ngo tuzasangire ibyago kuri wa munsi. Wa munsi nuwuhe? Munsi urubanza. Satani azajijwe mu muriro. Yesu ari gutwara itorero. Munsi wo guhana no guhemba no guhana. Baririmbye, harimo ubutumwa bw'abaririmbye, mutega amatwi aririmbye. Baririmbye mu barwanya, ariko harimo udusenzi tuturwanya, nibo bafite amabanga akomeye. Mu baririmbye muri korale harimo abantu basengera korale bumvira Mwuka Wera, abo ni barwanya Satani. Naho abantu basanzwe baririmba Satani no kubarya nk'ury'ubugari. Bafite amabanga akomeye. Mubateze kwisiga amavuta yacu. Za mukorogo n'ibindi, za kororayiti, zirakorayiti ubundi zikozwe mu nyama z'abantu. Kuzimu bakora inyama z'abantu, bakora amavuta product tuzabitangaza nabyo. Tubateze kwisiga amavuta yacu, ubwo kwisiga amavuta y'abadayimoni, wisiga amavuta yande. Wowe neza amatwi wisiga amavuta yande na ya Satani na ya. Reba yusiga aho yavanye. Mubateze kwisiga amavuta yacu, mubateze kwisukisha imisatsi yacu. Za nzoka njya babira mushyira ku mutwe. Bazabapfuragura, shaza wirebera.
ngo ni ubusirimu. Iyo misatsi yanyu Satani yayibapangiye, ubwo mufite inzoka ku mutwe. Mubateze kwisukisha imisatsi yacu za plante, iki menshi, amarasita, byose ibyo ni bya Satani. Mubateze ubwoba, ntibavuge bamwe twarabifatiye, ntibavuge ninjye umwami wanyu Satani. Harimo natumye bari gukora neza akazi. Urumva hari amacipe Satani yohereje mbere, hari barimo gukora mu madini bayobeje benshi, kandi barimo kugenda batanga raporo ku Satani ko barimo kubikora neza. Nubwo ntaragezaho nshaka, Satani urumva arashaka kurimbura kiremwa muntu, ntabwo arageza aho ashaka. Ariko Imana iduha imbaraga iturinde mu izina rya Yesu. Harabona nohereje ku madini, batangiye ku bayobozi b'ayo madini. Kandi umuyobozi w'idini yafashwe, itorero ryose, yeba ni idini ryose Satani aba arifite. None reka mbaze mbabaza, bafata umuyobozi w'igihugu, we muturage bakaba batakuboshye. Mbaze mbabaza, example, wenda Fanda abaye batayo, Fanda arafashwe, none ubwo batayo ntimanika amaboko. Rero y'amadini Satani yafashe umuyobozi wayo, ubwo mwese aba bafite Satani, kuko umuyobozi abategeka ibyo Satani amubwiye mukabikora. Ngaho ureba uko uyoboye n'uwa hehe, nk'uko umukoramo n'uwandi. Kwatangiye ku bayobozi y'ayo madini kubabwira ibyiza, kugira ngo batavuga ukuri kose, bahore bazi yuko uwo mugabo ariko aho azazira azabadusigira uko. Abayobozi b'amadini bagomba kwigisha imigisha, ibintu byiza, ntibavuge ukuri kw'icyaha, kugira ngo bayobye benshi. Iyo ni imipango ya Satani, inama Satani yabakoreye kabisa. Mubateze kwigisha ibyo babona gusa, ariko nta gakiza kabarimo. Sinabibabwiye, kwigisha ibigaragara gusa by'umubiri, nta gakiza gatuye mu bantu, kandi ibyo bireze. Kwigisha ngo iterambere, uteye imbere s'ubugingo buzarimbuka kuteye imbere. Baririmbye muririmbe mugenda gutyo gusa, baririmbe murimbe mugenda gutyo gusa, mubareke bitere hejuru. Abantu barimba mwitera hejuru rero gusa, nta Yesu barimo n'ikibazo. Bitere hejuru, ntacyo bafite, nta bugingo bafite. Aha ngaha bavuga ngo barimbye bagende barimba gusa, ngo bitera hejuru. Mubone abantu bajya bitera hejuru, ngo nta bugingo bafite. Mubateze ubwoba bwo kutiriza ubusa. Natwe muteze kutiriza ubusa. Hari abantu basenga ngo batagisenga. Duhaguruke turwanye uwo mugeni kugeza ku wanyuma. Migambi ya Satani we, Imana turengere bundi bushya mu izina rya Yesu. Ngo kugeza kwa kangahera ku wanyuma. Ikindi tugiye ku nama z'inzoga z'abarokore. Abantu basigaye banywa inzoga, abarokore basigaye banywa inzoga ari abarokore. Noneho bareye mwumve imigambi ya Satani. Satani yabakoreye inzoga z'abarokore zabarimbura. Mwabonye ko mitsingi wenda ari icyaha, kuko ni icyaha. Abakoreye zoroheje mutazi ko ari icyaha kandi zabarimbura. Indi nama ya Satani y'abadayimoni bakorera yo gukora inzoga z'abarokore. Z'abarokore. Zibabuza kuzabona ubugingo. Inzoga ya mbere harimo yitwa Bavaria, murayizi yo mwarayinyweye murayinywa. Panache, Sikoro, iyo murirwa muyinywa. Zo ni inzoga Satani yabakoreye. Birababaje nyamara biteye agahinda. Energy tuyisite, tangawizi, naturicite, Marite coffee, dufashe. Hari niyo bita ngo Rishita, Rishita na Energy n'izindi bagishakira amazina ngo zigusha abakristo, ngo zigushe abakristo batabizi. Esaya 5:18 kugeza 22 havuga ngo abantu bazabona ishyano bagirira inturire.
n'iyitwa ngo guma, n'indi yitwa urwego gumamo, n'indi yitwa urwego gumamo. Ngaho izo ni inzoga. Imana itufashe itugire neza. Reka rero tube tugarukije aha ngaha. Ubutumwa buracyahari bwinshi, tugenda tubitangaza cyangwa ubwiru bwa Satani tujya tushyira hanze. Ayo ni amabanga ya Satani igice cya mbere. Igice cya mbere nibikunda tuzashyira dukomeza tuvuge n'icya kabiri. Tuzabwira ukuntu urubyiruko rukorera Satani, amagambo abantu bavuga ari ay'abadayimoni, ibimenyetso abantu bakora kugira ngo bajya ngo ni byiza ko ari bya dayimoni. Ni byinshi cyane amabanga ya Satani menshi, kandi tugomba gushyira hanze. Isi itorero rya Yesu abantu b'Imana akamenya ukuri, kuko ngo uzamenya ukuri kuko uzatubatura Imana ihimbazwa. Rero tugomba kugira intwaro z'Imana. Mwumvishe imipangu Satani afite itorero, hari ibyasohoye bitarasohora n'indi bitandukanye. Satani akora inama nyinshi ashyira mu bikorwa, kandi Satani afite abakozi benshi, abafite abayobozi benshi akoresha benshi cyane. Ariko na Yesu afite ingabo nyinshi zigomba kuturwanira. Imana ihimbazwe cyane. Muhumure rero ngo n'umwana umuto uzi gusenga ntazagira ubwoba, ariko umuntu yavuze azafashwa no gusenga. Rero Imana isumba yo duha imbaraga zo kunesha no guhamya, kandi Yesu akugaruka, Yesu angaruka ubundi bushya. Imana ihimbazwe cyane, kugira ngo imigambi ya Satani itazadusohoraho nge nawe. Tugiye gusenga Imana igushoboze nanjye ishoboze mu izina rya Yesu. Mana Data twese mwiza, turagushimiye kuri mwiza. Duciye bugufi imbere amaso ya Nyagasani Yesu. Imaraso yongera twe utunganye. Dusenge ubwoko bwawe bwaratsinzwe, nta ntwaro rufite, kandi imigambi ya Satani myinshi, ubuyobe bwabaye bwinshi. Mana Uwiteka, duhe kunesha amanywa nijoro. Urebe eneta beri ereta. Dusenge ubwoko bwa hirya no hino ku isi, bugire neza. Mwuka wera tuyobore, mwuka wera tubashishe. Rezonema rasikenema mu izina rya Nazareti. Ngo buri wese rebo eta beri utuvane mu myumvire mibi. Abantu Satani bateye imyumvire mibi, kandi bajya mu bwenge bwabo kandi ubw'abadayimoni. Senge iyo myumvire y'abadayimoni mu bantu, jina la Yesu Kristo. Ukwakwa kwiza kuturwane kuturengere. Urago ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Udehe kuba maso kuko uraje ntutinze mwami Yesu. Ngo turagushimye kubikoze. Amen. Rero Imana ibagire neza, baho umugisha. Nakabiroka mu ijambo ry'Imana kandi asamukora shaya. Ushaka kujya gusobanuza byinshi wampamagara ukanyandikira kuri WhatsApp. Nimurangiye uri ku kiganiro ibihari rwose iba kuri WhatsApp nta kibazo. Shaka kwandika kuri comment kwandika nta kibazo ku bitekerezo byawe, nta kibazo shaka kugira ngo tugusengere, ushaka kwatura. Yesu ari mwuka wera cyakora. Imana ihimbazwe kandi baho umugisha. Twarahamagaye kandi niko akazi kugeza ku mwuka wa nyuma kugomba gukorera Imana. Yesu abagire neza. Shalom, shalom, shalom.